afata umwanzuro wo kujya kumusura ngiye kumusura namusanze mu gikari arimo gukubura kenyeye akaribaya yarakenyeye akasume na karibaya abari nyine abari mu Rwanda agasume wapfa gasume na karibaya yari yambaye akaribaya na karibaya ubwasume okay TV mirongo itatu n'icyenda Pastor Moses yari nafite nk'ingahe Dennis Deni ni umwana ntabwo ndi umwana ariko yari agiye gukura ndakuze ariko si yaragiye nzakura ariko ahubwo niwe gukura wowe ngazakura arabyera urakuze ariko ntukuze oya ngazakura okay reka tubaze na Pastor Moses okay reka twongere tubasuhuze banayoti mwebwe mwese mukundana yoti muyikurikira ku munsi ku wundi uyu munsi na Yoti TV yabazaniye abastari abahanzi muzi cyane muri Nayoti ariko mubaheruka mu bihe byashize ariko turongeye turabagaruye kuri Nayoti TV kugira ngo mwongere mubarebe kandi mwongere munezezwe n'ibihangano byabo. Nje uri kuvuga kuri mikoro ni Joseph Nizeyimana, nanjye nzi ko mumperuka kera ariko si kera cyane, ariko uyu munsi munkundire muntega amaso n'amatwi kugira ngo aba bahanzi bongere batwiyereke kandi bongere bahimbaza Imana muri aka kanya. Deni ry'Imana, ubwo ngiye kuvuga ku mazina yabo amazina y'indirimbo zubatse izina amazina yabo, ubwo ni Deni ry'Imana, uriya mubona wambaye renete zirimo akantu k'umuhondo, Deni ry'Imana arabasuhuje. Hanyuma undi nawazwe ku indirimbo yitwa Umuzimu w'Inzara nawe nabasuhuza mu izina rya Yesu. Hanyuma buri wese agiye kubasuhuza ku ndirimbo ye, hanyuma agace gato cyane ahita avugana amazina ye ndetse naho amaze igihe ari, kuko mumaze igihe mutaboneka kuri Nayoti TV. Reka duhere kwa Deni. Ideni ry'Imana ntabwo baryambura, ideni ry'Imana ntabwo wariheza, wahigushakiye iragufata ubundi ukaryishura kandi unezerewe. Okay, uwo wamwita Deni ry'Imana. Yes. Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe nshuti bavandimwe bene data. Mbese muraho neza? Namahoro. Imana ikomeze kubana namwe, ndabasuje. Amen. Twakomeje. Naje kuzuzwa iyera, naje kuzuzwa ku musozi Horebu, naje kuzuzwa iyera, naje kuzuzwa ku musozi Horebu, nageze iyera ngaho manuka uvugane nanjye, nahageze iyera ngaho manuka uvugane nanjye. Bamwita Pastor Moise guturuka Rwabutenge. Mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Yari Pastor Moise guturuka Rwabutenge, Pastor Moses wayita ku musozi w'Ihorebu. Nabasuhuzaga inshuti za Nayoti TV. Imana igomeze kubaheza agira umugisha. Amen. Namwita Pastor Moses, muramuzi, amaze kuririmba indirimbo ivuga ngo ku musozi Horebu. Yes. Umusozi Horebu. Ndetse na Deni ry'Imana. Yego? Buri wese muri makeya agiye kutubwira kugira ngo agiye kutubwira buri wese ku ndirimbo aririmbye. Agiye kutubwiraho gatoya ukuntu iyo ndirimbo yaje. Sibyo? Turahera kwa Deni ry'Imana. Deni ry'Imana kugira ngo haze hamanuka iyo njyana ivuga ngo ideni ry'Imana byaje gute? Nongere basuhuze kandi inshuti bavandimwe bene data bakunzi, kugira ngo rero Deni ry'Imana n'ubuhanuzi bwaturutse mu ijuru, nanjye nagiye kubona numva biraje, ariko byatangiye ari umuntu nari ndimi Deni
ariko nayo byari bitewe nuko nari maje gusenga isengesho. Umuntu wese agira uko abanye n'Imana. Nasenze isengesho nsaba Imana ngo impe indirimbo itandukanye n'izindi zizabaho ku isi, yewe n'izindi zabayeho, kuko indirimbo ideni ry'Imana ni njye original. Hagize undi uririmba ideni ry'Imana uwo yaba ari pirate yanjye. Shimye ko Imana yahisemo ikangira original. Hanyuma rero ubwo ndimo Imana ideni nkuko nawe urimo Imana ideni, kandi kwishyura Imana no gukora imirimo myiza kuko nicyo kinezeza Imana. Hanyuma iyo ukoze imirimo myiza, umuti wo kuramba ku isi no gukora imirimo myiza Imana yishimira. Iyo rero wishyuye Imana ideni uyirimo neza, nta kabuzi komeza gukurinda amajyana amaza kandi kaguha uburame bwiza. Mbifurije kujya mwishyura Imana neza, mukajya mukiranuka, mugakora imirimo myiza yo gukiranuka, niko kwishyura Imana ideni muyirimo. Ndabashimiye cyane. Ni wowe original? Ni njye original. Nta wundi muntu ufite indirimbo yitwa ideni? Nta uzabaho, ni njye nyine ku isi. Ku isi yose ni njye witwa deni ry'Imana. Undi uzumva azaba kubeshye nanjye. Niwo mwihariko Imana yaguhaye? Njye deni. Nahoze mu bitekerezo by'Imana, nari kuri radio kwese kuri televiziyo, aho ngomba kwishyura ideni neza. Deni umaze kugira indirimbo zingahe? Maje kugira indirimbo enye, ziramye no guhimbaza Imana, n'indirimbo ebyiri zaririmbiwe ubukwe. Indi nzajya kuyizana muri studio ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Ariko ngiye no gushyira indi hanze mu kwa 12 kuzarangira na sindi hanze y'Imana ivuga ngo ivuga nuko umugambi w'Imana. Niko yitwa iyo ndirimbo. Umaze kugira indirimbo ebyiri z'ubukwe? Yego. Okay. Turimbeho gato ku ndirimbo y'ubukwe ya kabiri ufite twumve. Ya kabiri. Kana kamabukwe twabanye kuva kera, ngwino zuba ryanjye nguhoza amarira, zakurinda kubabara nkurinde gushavura, ngwino shenge ngwino twibanire, ubwa mbere duhura twahuriye mu rusengero, nitafata umwanzo wo kuza kugusura, ubwo naje kugusura usanga mu gikari ukenyeye akariba, urimo gukubura umakaribu, nuko ndicara ubajije icyo gusoma unzanira Bibiliya. Ngo mwahuye? Wese gato ngo mwahuye bimeze gute? Bwa mbere duhura twahuriye mu rusengero, ndafata umwanzuro wo kujya kumusura. Ngiye kumusura namusanze mu gikari arimo gukubura akenyeye akaribaya. Yarakenyeye akasume na karibaya abari nyine abari mu Rwanda. Agasume wapfa gasume na karibaya. Yari yambaye akaribaya? Na karibaya ubwasume. Okay. Iyo ndimo turaza kuyigarukaho nibagirwa uza kunyabuta. Okay, twagiye kwa Pastor Moses. Pastor Moses uririmbye ku ndirimbo yitwa Umusozi Horeb. Yajite byagenze gute? Nahageze iyerangaho manuka uvugane nanjye, nahageze iyerangaho manuka uvugane nanjye. Wambajije ngo ku musozi Horebu byaje gute? Impamvu mbanjire kuririmba ngo nahageze iyera nimanuka ivugane nanjye, ni ukuvuga ngo ntabwo ngewe ndi umuhanzi ufata ikaramu ngo mfe kwandika uko mbonye. Ni ukuvuga ngo iyo ndi mu kirere cy'umwuka nandika nyobowe na marayika w'Uwiteka kumanura ibyo ndirimba. Urumva rero ku musozi Horebu, ku musozi Horebu ni umusozi umuntu avuganiraho n'Imana cyangwa se ahererwaho amakuru. Ni ukuvuga ngo rero iyo ngiye ku musozi Horebu, ijwi ry'Imana rikamanuka, nanjye ntangira kuririmba. Ubundi buriya iyo ndimo gutangira kuririmba, intangiro yayo iravuga ngo ndi umuhanzi w'umuhanga mpangana n'Uwiteka, Uwiteka aramanuka nkatangira kuririmba. Ubwo irimo gutangira ntararirimba mbanza kunyuza ko kivugo bishatse kumvikanisha yuko Uwiteka niuma icyo kuririmba. Ubwo rero nayise ku musozi Horebu bitewe nuko uwo musozi niwo mfatiraho indirimbo ye, kuko byose mbanyobowe n'ijwi ry'Imana. Hanyuma nkahita mvuga ngo ndi umuhanzi w'umuhanga mpangana n'Uwiteka, Uwiteka aramanuka nkatangira kuririmba.
uhangana n'uwiteka ubyumve neza. Hari uguhangana abantu hari no kuba turabyita urban boys cyangwa se groupe. Nk'ubu ni nk'urugero njyewe na Deni dufatanyije indirimbo ubwo baguhangana. Oya niba turi guhangana Ikinyarwanda niba nakizi neza mumfashe kuko yavuze ntabwo ari wenyine umajije kumwira nyine ndagira ngo ubisobanurire abantu bakurikiye na yote guhangana. wowe na Deni mufatanyije indirimbo guhangana indirimbo na Yesu guhangana n'Imana guhangana n'Imana nubwo Imana indirimbo imanutse tuba turi kumwe tukaririmba nikanyobora hanyuma nagera ahantu nkosate hoyaho ahoya nubwo ngo Uwiteka turafatanya kuririmba. Okay ahubwo ntago muhangana ariko ubwo ruma turafatanyije katubivuge guri dufatanya n'Imana. Yego ubwo nuko byaje nuko nguko Iyera yaraje Iyera yaramanutse numva indirimbo turandika turaririmba dushyiramo igitero dushyiramo refrain mpita mfata ikaramu ndandika Iyera iranyobora. Ubwo niyo mpamvu harimo igitero kivuga ngo shimwa Mana idakora nk'abantu ifite urukundo rwinshi. Shimwa Mana idakora nk'abantu ifite urukundo rwinshi. Buriya Imana igira urukundo rwinshi. Okay bamwita Pastor Moise cyangwa se Pastor Moses. Umaze kugira indirimbo zingahe Pastor? Ako urugero mba nzibukara iyo bari 12 ntabwo mbiza ariko 10 zirimo. 10 zibaze zirarega. Yes. Okay hanyuma buri wese agiye kudutoranyiriza indirimbo nziza mu ndirimbo afite ayituririmbire hanyuma buri wese nyine ayiririmbe yirekwe nyine nk'umuhanzi nze gufashwa mubone ngize gutya. Yes. Nayo bitwaye biraba. Hanyuma duhere kurinde Deni ry'Imana. Nabanza yishyuye ikiri Deni ry'Imana. indirimbo mfite abanza yishyuye Deni. Oya nabanza yishyuye. Okay kuko uvuze ngo duhere kuri Deni ahubwo tugiye kuguheraho. Bitwaye iki? bose na Deni nawe ugiye kwishyura. Nanjye kani yishyuye. Okay twibutsa abantu badukurikiye ko iyi ngiyi ari Nayoti TV. Hanyuma icyo usabwa ni ikintu gito gusa gukora subscribe kugira ngo ibi biganiro byacu bijye kugeraho uko twabikoze, kandi ikindi comment zirakenewe kugira ngo ubutaha tuzajye tumenya ibyo mukunda mukeneye cyane nabyo tubibagezeho. Kora subscribe gusa birabihagije, utere comment ndetse unasharing ahantu hose ibiganiro kugira ngo nawe ugire uruhare rukomeye cyane mu ivuga butumwa. Imana igureze umugisha. Twagiye kwa Pastor Moses. Pastor Moses uratoranya indirimbo imwe mu ndirimbo zawe ugiye kuturirimbira hanyuma nk'umuhanzi nyine ntabwo ndi bujye kure wambaye nk'umuhanzi kuko urabona trinete washyizeho akabakita nguke akabakita kajire cyangwa se agasuti susuti dore Deni yatangiye kwireba muri telefone hariya. Ubwo no kuvuga ngo Deni agira udukoryo twinshi buriya wasanga agiye kuririmba playback nese Uwiteka uko yamanutse birimo hano ubiri barimo kududubiza. Okay twagiye kuri Pastor Moses. Twagiye ntabwo njya kurenda aririmba ku musozi Horebu ndakomereza noneho nyiririmbe neza. Ahubwo urazi uretse ngiye kumusaba indirimbo ari buririmbe nushaka udusaba wongeye kugusaba uririmbe umuzimu w'inzara. Bitwaye iki? Niyo ndirimbo uzwiho kugira ngo abantu bose bayumve bumve n'impamvu tukwita umuzimu w'inzara. Ariko wana mungane nafashirijwe ahantu batazi reka ngaruke aho bazi kuri iriya mbuna mweto y'inzara ya indi yishe Yesu. Okay twagiye umuzimu w'inzara uwo yitwa n'amafaranga udafite amafaranga we uwo muzimu ntiyapfa. Umuzimu w'inzara uwo yitwa n'amafaranga udafite amafaranga we uwo muzimu ntiyapfa. Udafite amafaranga uwo muzimu ntiyapfa. Mbabazwa n'abarimbuka bemeye kuba ibiraro bambutsa bajya mu ijuru bo batazaritaha. Mbabazwa n'abarimbuka
bemeye kuba ibiraro bambutsa bajya mu ijuru bo batazaritaha. Iyi si iragukaranga we igashyiramo ibirungo waba utaraba neza ukongerwamo ibirungo. Iyi si iragukaranga igashyiramo ibirungo waba utaraba neza ukongerwamo ibirungo. Manu ufite uruganda unyuzamo abantu bawe ugapima ibiro byabo ukamenya uko batwara. Manu ufite uruganda unyuzamo abantu bawe ugapima ibiro byabo ukamenya uko batwara. Ugapima ibiro byabo ukamenya uko batwara. Umuzimu w'inzara uwo yitwa n'amafaranga. Udafite amafaranga we uwo muzimu ntiyapfa. Udafite amafaranga uwo muzimu ntiyapfa. Yo bamwita Pastor Moses ku muzimu w'inzara uwo yicwa n'amafaranga. Baye nkawe kashi kubita umuzimu kata gapfa karamaje akurira igiti. Iyo babuze inzira banyuramo burira ibiti. Ubwo babaharije Mbese ubwo byagenze gute? nuvuga ngo umukubita azamuka ukamukubita amanuka yatambika ugakubita yagaruka ugakubita akabona inzira zo hasi zose zirafunze agahita amira amababa akaguruka akagwa mu biti. Okay, Pastor Moses atubwira ngo umuzimu w'inzara uwo yicwa n'amafaranga. Hanyuma twagiye kwa Deni ry'Imana duke dusenge François Xavier. Okay, twagiye harya tugiye kujya kuririmba. Ngiye kuririmba indirimbo mperutse gushyira hanze vuba cyane twatugoswe n'uburinzi bw'Imana. Nibeshyemeje kugira indirimbo 5 ziramye no guhimbaza Imana. Hakazaho n'izindi ebyiri z'ubukwe ubwo n'indirimbo zirindwi. Ariko Deni uyu munsi kuri seriye cyane. Oya mba ngomba kuba seriye kuko na Yesu ni seriye. Kandi ibintu mba ngabura ni ibya Yesu. Uyu munsi waje wifunze. Ariko Deni iyo saha igura ngahe? Iyi ngiyi ni make cyane ni 6 yonyine. Maze gutera imbere kweri. Hanyuma ayo marinete Inete ni 3. Ni make. Iyo shati? Iyi shati ni 11. Iyi pantaro ni 12. Baye nkawe. Iyo nkweto? Ni nkweto ni 12 nayo. Godas. Ubwo byose hamwe ubwo wambaye amafaranga ngahe? Ngiye nshobora gusanga amagaze muri 40. Umuzimu yarapfuye. Agomba gukinduka. Yuri igiti. Oya nasanze abazimu badapfa ariko iyo babarembejwe barurira. Okay, twagiye kuri kwa Pastor Moses. Pastor Moses. Yes. Izo nente zigura ngahe? Ko se si yandi ni yandi. Yaheze. Yazi. Yaho nahe watereho hahi. So tuvuga ngahera. Naguze waziguze se? Yesu. Uya gaciro awaye waziguza ngaha. Ni gift baguye tubimenye. Ariko ari ibintu tubyibagirwa ko yatowe dufite byica ariko ni nka 5. Hanyuma aya ngo nagasuti. Akaba kita gasuti sukote. Agasuti sukote. Kagura ngahe? Kani nka 7 Iyo pataro? Nazaze nizuba mu Buhinde. Mu Buhinde? Ariko ntabwo mbizi ariko menya igura nka Kenza. Hanyuma iyo nkweto ni nziza kabisa. Inkweto se nawe ufite nka Venise ntibyakundana. Amwita Pastor Moses. Ubaye nkushyiramo ubwira ntabwo tubwiye neza ariko uko biri turi abana b'Imana twumvira mu migani. Yesu uko biri wambaye neza. Uko biri abazimu barapfuye. So hanyuma twagiye kwa Deni ry'Imana. Ujye kuturimbira indirimbo ujye kuturirimbira hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Tugoswe n'uburinzi bw'Imana. Tugoswe n'uburinzi. Kandi Imana yatwimanye. Yes. Imana imaje gutwimana ni icyizere kitwemeza yuko nibyo yadusezeranyije izabikora. Iramutse itakwimanye rero mwaba murangizanyije kandi turi gahunda no gukomeza gukora umurimo w'Imana. Hanyuma musabye akantu gatoya ntabwo nerimba kanimbe ku munwa gutya cyangwa nagashyiramo muri telefone nkakagenderamo ko ngiye nkunda kubyina niyumvira n'akazi. Ukunda kuwugenda? Okay. Gaturemo abadayimoni bapfe mu izina rya Yesu Kristo kandi Imana ikomeze kutwimana. Tugoswe n'uburinzi bw'Imana by Deni ry'Imana.
harya ngo bakita tugoswe n'uburinzi bw'Imana bayibene by'Imana zana tukegereze kamera kugira ngo kamusabye ndabigenderaho neza cyane kugira ngo tukegereze kamera hari akajyamo neza yes tugoswe n'uburinzi bw'Imana okay let's go twagiye abadayimoni baragusabye Imana irakwimana abadayimoni baragusabye Imana irakwimana bagiye kugushikisha turabuze Imana irakwimana bohereje n'amahembe Imana irakwimana bohereje n'ibitega Imana irakwimana bagutamitse n'uburozi ntibwagira icyo bugutwara bagucukuriye akobo Imana igucira akanzu kuba uriho n'uburinzi bw'Imana kuba ndiho n'uburinzi bw'Imana kuba uriho n'uburinzi bw'Imana kuba ndiho n'uburinzi bw'Imana dutuye mu burinzi bw'Imana tugoswe n'uburinzi bw'Imana dutuye mu burinzi bw'Imana tugoswe n'uburinzi bw'Imana shimwa tugoswe n'uburinzi bw'Imana kugira ngo Imana ikurinde usabwe gukiranuka kugira ngo Imana ikurinde usabwe gusenga cyane kugira ngo Imana ikurinde usabwe imirimo myiza kugira ngo Imana ikurinde usabwa gukunda abantu amen kugira ngo Imana ikurinde usabwe kwizera Yesu umukiza kuba uriho n'uburinzi bw'Imana kuba ndiho n'uburinzi bw'Imana kuba uriho n'uburinzi bw'Imana kuba ndiho n'uburinzi bw'Imana dutuye mu burinzi bw'Imana tugoswe n'uburinzi bw'Imana dutuye mu burinzi bw'Imana tugoswe n'uburinzi bw'Imana shima asante baba Satani yasabye Yobu Imana iramwimana irongera isaba Dawidi mu ishyamba Imana iramwimana irongera isaba Yosefu Imana iramwimana irongera isaba Danieli mu rwobo Imana iramwimana impamvu yabimanye nuko bakiranukaga Kristo umuvandimwe usabwe gukiranuka wowe kuba uriho n'uburinzi bw'Imana kuba ndiho n'uburinzi bw'Imana kuba uriho n'uburinzi bw'Imana kuba ndiho n'uburinzi bw'Imana dutuye mu burinzi bw'Imana tugoswe n'uburinzi bw'Imana dutuye mu burinzi bw'Imana tugoswe n'uburinzi bw'Imana amen twese turimo Imana ideni twese turimo Imana ideni twese turimo Imana ideni ikidutandukanya no kwishyura twese turimo Imana ideni twese turimo Imana ideni twese turimo Imana ideni ikidutandukanya no kwishyura ishyura wongera ubw'ubuzima n'ubuzima urinzwe n'Imana bamwita deni ry'Imana kuba uriho n'uburinzi bw'Imana okay dutuye mu burinzi bw'Imana dutuye mu burinzi bw'Imana kuba turiho ni ukubera iki ni ukubera Imana ihimbazwe okay Imana ibahereze umugisha turabakira mu izina rya Yesu Imana ibahereze umugisha ariko hari ikintu mutatubwiye muri abagabo cyangwa muri abasore ngende umupapa ufite abana babiri hanyuma n'undi ndera wa gatatu n'abandi nzabyara ntazo umubare yego ego turi abagabo kandi bakuze wese ubwira iki ko nkuze aka njye ntabwo nkuze jya afite imyaka uyu ni umwana uyu ni umwana bantu b'Imana Imana ibaho umugisha cyane ufite imyaka 34 ngo we turahari
nagutunga wafite ingahe ntari umusaza umurebye rero ufite nk'ingahe afite nka 42 cyangwa 39 yego 39 Pastor Moses umurebye rero afite nk'ingahe Dennis Deni ni umwana ntabwo ndi umwana ariko yari agiye gukura ndakuze ariko si nzakura ariko ahubwo niwe gukura wowe ngazakura arabyemera urakuze ariko ntukuze oya ngazakura okay reka tubaze na Pastor Moses ufite abana bangahe ariko abana ni benshi seko mbona nta mpeta asa nta n'uguzi n'umwe mbona nta mpeta wambaye uko zarya nari nyifite okay tubwire ufite abana bangahe ufite abagore bangahe nari mbyibagiwe ariko umugore ni umwe abana bane umva mwese murakoze uko byasa kose se muri abana ariko nubwo muri n'abakuru cyane uri hagati y'abakuru n'abana ubundi ngewe ndabura umwaka umwe ngo mbe muri bikwerere mvuye mu rubyiruko muri bikwerere cyangwa muri ariko ibikwerere ni ibi bikorere n'abagabo bakuze nyine bataraba basaza cyane batari n'abana ubwo ni abantu bari hagati yo gukura no kuba abana oya iby'abana twabivuyemo iyo umuntu abyaye ababaye urumva wowe y'ubyaye wowe umudamu ubaye urundi wakuze ntabwo ukiri akantu kamwe kugira ngo dusoze kino kiganiro ndashaka urebe indirimbo imwe ya Deni na Deni narebe indirimbo imwe yawe nubwo itaba ari yose ariko akaremba akantu gato hanyuma nk'abahanzi benda gukorana ntanze kuvuga ngo guhangana cyangwa se gufatanya yes collab okay hanyuma tujye guhera kuri wowe urebe indirimbo ya Deni uririmbaho gato Deni nawe atekereze ku yawe ayiririmbeho gatoya hanyuma mwahita mutubwira imigabo n'imigambi mufite mu buhanzi bwanyu tugana ku musozi w'ikiganiro reka duhere kuri wowe Deni ry'Imana ariko ujye wirekura nk'umuhanzi ago baryambura oya ayewe Deni ry'Imana ago wariheza kukaye gushakiye iragufata ubundi ukaryishyura kandi unezerewe nge sinarinzi ko oya ndimi Deni Imana naje kubimenya ari uko nyijijwe none yaramfashe ngewe kandi irankomeza ubundi kuryishyura uri kwishyura kandi nanezerewe ya uwo mwita Pastor Moses arimo aririmba indirimbo ya mugenzi we Deni ry'Imana okay reka twumve na Deni aririmba indirimbo ya Pastor Moses kubw'abantu sinabaho kubw'Imana mbona ndiho kubw'Imana mbona ndiho nese iyo ndirimbo na Pastor Moses ko ntayo narinzi sinagushimira nimwifatanye twumve kubw'abantu sinabaho kubw'Imana mbona ndiho bacuriye imigambi mu bwihisho Uwiteka ni umenyera imbere aho Uwiteka ni wimenyera imbere aho wiciwe n'inzara niho yakugaburiye aho wiciwe n'inzara niho yakugaburiye kubw'abantu sinabaho kubw'Imana mbona ndiho ako kadanse kandi kubw'abantu sinabaho kubw'Imana mbona ndiho turiho kubera Imana ntabwo turiho kubera abantu Imana itakubeshejeho ntushobora kubaho ahacu haba hari bagirana hashimwe Kristo Imana ishobora byose amen okay uwo ni Deni ry'Imana na Pastor Moses avuga ngo kubw'abantu ndi wabaho okay hanyuma murateganya iki mugiye gukora ku buhanzi bwanyu ku bihangano byanyu niki mugiye gukurikizaho tubitegeho iki hanyuma ngewe ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye
kubera ko imana yangiriye icyizere ikantoranya mu magana y'abanyabyaha. Yego. Hanyuma kandi ikangirira icyizere. Yego. Maze kubona yuko yanyemeye nanjye nahisemo kwiyemera, itaza kunyemera ntabwo nari kuba niyemera. Ndiratana amaraso ya Yesu Kristo, mfite rero imigabane n'imigambi kuko ye gukomeza kugenza itaranto Yesu yansigiye, kugira ngo ubwo azaza aje kubarana nanjye azasanga ibyo yampaye ntarabitabye mu butaka, ahubwo ndashaka kubishyira ku mugaragaro isi yose ikabimenya cyane ko ari byo Imana nshakaho. Iyo migabane n'imigambi ifite ngiye gukora cyane. Okay, tuta none ahangaha nanjye nje none ahangaha urimo kugenzura itarano Kristo yagusigiye, urimo kuyigenza ute ubwira abakunzi ba Nayoti? Abakunzi ba Nayoti, mukomeze mudukunde kandi Imana namwe irabakunda. Hanyuma rero muzajya mubona ibihangano bishya uko bije nuko bukeye, kubera ko Imana ariyo idushoboje. Kandi basabiye n'umugisha w'Imana urandaranda muri yuzi, uwo mugisha uzomwe ku bana banyu, abuzukuru n'abuzukuruza, uvuze ubuvivure, ntimukagire icyo mukena mu buzima. Dufite Kristo, dufite byose mu biganza kubera Imana. Mu byo numvise ushobora guturuka hano ukagera ugafata ku murimo w'umuturanyi wavuye iwabo, hanyuma mwese mugasoma mukarya, mbese ni wa muryango uvukamo abakire gusa. Abantu Imana yahaye umugisha kandi no kurama bivanze. Ntabwo ushobora kurandaranda se kandi uri umuryango uvukamo abakene. Yego kandi ni Imana itanga umugisha. Ndabona uyu nguyu nawe ari Pastor Moses. Uwo ni Moses. Pastor Moses, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice bya 25 umurongo waho wa mbere kumanuka ukagera 13. Haratubwira ngo tube maso, ngo umugani w'abakobwa bangahe 10, ngo tube maso kandi duhore dukenyeye, duhore twiteguye, amatabaza yacu mbega hore yaka mu mperezo zacu harimo amavuta. Ngo abakobwa 5 bamwe ngo amavuta ngo yari abandi ngo 5 bari bafite amavuta furu yuzuye furu go biba byuzuye, ariko ngo abaho urusaku ngo umukoraje umuhaguruke mu musanganire, ngo 5 b'abanyabwenge babonesha amatabaza yabo biba good, abandi 5 b'abapfu babonesha amatabaza yabo ngo yanga kwaka. Ntabwo bari babizi se ko nta mavuta, bari hamwe bose bategereje, bari bazi yuko bafite amavuta. Ntabwo se bakubitaga ngo bumve ko ntayarimo, barakubitaga bakumva nabo basinze nta kintu bari ikibazo. bari gucaniza bitabaje bagenzi babo barabagoreka. Oya, bakubise bumva nta mavuta arimo, ariko bakabaza uko mushumba yafite. Nono ati naza kuza rampaho nuko bari basinziriye bategereje gusaba, bagenda bisunga bagenzi babo, barasinzira. Bamaze gusinzira, ariko basinzira nta kintu kirimo, ariko ngo abandi b'abanyabwenge ngo bari bafite amavuta. Oya, mushumba nabumvishe ari kuvuga ngo umuntu agomba gusinzirana amavuta. Wowe amavuta agomba guhora mu itabaza, isaha ku isaha umukwe naza umwakire kuko uzaba ufite amavuta. Yashatse kuvuga ngo tugomba kwibikaho amavuta. Bisobanuye yuko Kristo mu itorero agomba kubika ijambo, akabika agakiza muri we, agahora akenyeye, agahora yiteguye, agahora yizeye imbaraga z'Imana. Imana ishimwe ndafashe. Hashije nabonye gukora kw'Imana. Okay, kadusohoze. Nabonye ibyari ikiganiro byo bihindutse ibindi. Uwo mwabonaga n'umushumba n'umuyobozi wa Nayoti TV aje atubwira ku mavuta. Hanyuma abo turi kumwe ni Pastor Moses ndetse nande na Deni ry'Imana. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Shalom. Nayoti TV.